ni ibihe bintu bimwe ugomba gukora mbere y'uko uyu mwaka urangira, kuko natekereza ko ari ingenzi cyane kubikora mbere y'uko urangiza uyu mwaka. Ntugomba gutegereza itariki 31 z'ukwa 12 kugira ngo, cyangwa se itariki ya mbere z'ukwa mbere kugira ngo ubikore. Ugomba guhita utangira kubikora uyu munsi, kuko ndabizi neza bishobora kukuvugurura imibanire, guteza imbere mu buryo bw'amafaranga, ukagira umutima utuje cyangwa se umutima utekanye mbere yo kukugezaho ibintu bintu ugomba gukora mbere y'uko uyu mwaka urangira. Mbere yo kurangiza uyu mwaka, reka mbanze nshimire buri wese wakoze subscribe, kandi gushimira nawe urebye video zanjye uyu munsi, ukaba ari ubwa mbere urebye video zacu, ukaba ugiye guhita ukora subscribe. Ndakwibutsa ko kandi nkumenyesha ko uri uw'ingenzi, uri w'agaciro cyane kuri njye. Inama ya mbere, ikintu cya mbere ugomba gukora mbere yo kurangiza uyu mwaka ni ukureba imibanire yawe, ni ukwisubiramo, cyangwa se ukajonjora abo mubana nabo. Ikintu tudakunze gukora, ariko ntitumenye ko ibidukikije cyangwa se abo tubana nabo ari urufunguzo rw'ibyishimo byacu, cyangwa se isoko y'ibibazo, cyangwa se ukuremererwa kw'ibibazo kwacu, cyangwa se ukuremererwa k'umutima wacu. Ni byiza kubana n'abantu, ariko ukabana n'abantu beza, abantu badufasha gukura, gutera imbere, abantu badufasha kumva dutekanye, kumva tumerewe neza. Hari abantu ubana nabo bagasa nk'aho aribo bagutera kuhaja, gusa nk'aho aribo bagutiza imbaraga, kimwe n'uko hari n'abandi bantu ubana nabo bagasa nk'aho ari ibicanege gusa. Ni byiza gufata uwo mwanya ukibaza kubo mubana, kubo mugendana, ikigare ugenderamo kimeze gute, ikigare ugenderamo ese ni abantu bagufasha, bagutera imbaraga, ese ni abantu bari abantu bari mu buzima bwawe, bari abantu bari mu buzima bwawe, bari mu buzima bwawe kuko bagushakira amahoro, kuko ari abantu bagushakira ibyiza, cyangwa se n'ibicanege gusa. Ibyo byose ukabyibaza, ndabivuga nkanabisubiramo buri gihe. Biraruta kuba wenyine aho kubana n'ibishanege gusa. Buri mwaka, uyu mwaka rwose wabanye n'abantu benshi batandukanye, wagize inshuti aha na hariya. Fata uyu mwanya ujonjore, wicare hasi utuze, ujonjore, umenye abantu, uvane mu buzima bwawe, uvane mu buzima bwawe abantu babi mbese ubona abantu batagufasha kuba wowe, batagufasha gutera imbere, abantu b'icanege gusa, ubakure mu buzima bwawe, bajyane n'umwaka, ubasohore mu buzima bwawe, barangirane n'uwo mwaka ushize. Bari abantu bose batagufasha gukura, batagufasha kugira umutima utuje, batagufasha kugira umunezero, bagufasha gusa guhangayika, kubabara, bagufasha kubaho nabi gusa, nta kindi. Nusanga nawe ugomba guhinduka, nawe ubwawe nushaka ugomba guhinduka, ubikore. Ntutinye kandi kujonjora no kuvugurura imibanire yawe n'abandi. Ugenda bivuga nkanabisubiramo. Buri mwaka ngira urutonde rugizwe na taburo ebyiri. Taburo ya mbere iriho urutonde rw'abagize umuryango wanjye, no mu muryango wanjye hari abarimo b'ingenzi, b'agaciro cyane kuri njye. Ngomba rero kubashyira kuri urwo rutonde kugira ngo nzajye mpora nzirikana ko ari ab'ingenzi cyane, ari ab'agaciro cyane kuri njye, kugira ngo rwose nzajye mpora mbizirikana. Hakaba noneho n'urundi rutonde, n'iyindi taburo iriho abantu b'inshuti zanjye, abantu bambaye hafi, abantu mbese bamfasha, abantu dufashanya, abantu b'agaciro cyane kuri njyewe, bitari ngombwa ko ari abo mu muryango wanjye. Abo bantu mba mbafata nk'ab'ingenzi kuri njye. Niba ubona kuri uru rutonde, uzamenye ko uri uw'agaciro cyane kuri njyewe. Buri mwaka nkora urwo rutonde, nkakora izo taburo buri mwaka, kuko bijya bibaho nkaruvugurura urwo rutonde, nkaruvugurura kuko bijya bibaho. Niba uri kuri uru rutonde, nshobora no kuvana kuri urwo rutonde bitewe wenda nuko wantengushye, nuko nakuvanyeho icyizere, witakarije icyizere, uko byagenze kose, kuko ushobora gusiba umuntu kuri urwo rutonde. Niba rero waratumye gutera icyizere nk'uko nabikubwiraga, ndagusiba. Ugomba rero nawe gufata uyu mwanya, ukicara hasi, ugatuza, ukitonda, ukajonjora, ukatangira kuvugurura rwa rutonde rwawe, ukaruvugurura, ukareba aho ugomba gukuramo, ugomba gusigarana n'uriya mwaka, n'abandi mugomba gukomezanya n'umwaka mushyashya, kugira ngo wicare urebe uti abantu bari kuri urwo rutonde rwanjye n'aba n'aba, tugiye gukomezanya muri uyu mwaka n'aba n'aba.
ugasubira mu mibanire yawe mbere yo kurangiza uyu mwaka ukareba kugira ngo uzinjire mu wundi mwaka uri mushya. Mbere yo kurangiza umwaka ukwiye kujya ufata umwanya nk'uyu nguyu, bityo ugatangira uwundi mwaka ukeye, ufite umutima utuje, utekanye, ukikijwe n'abantu b'ingenzi, nawe ukikije abandi ubereye ingenzi. Si ukuvuga ngo bakubere ingenzi wowe ubabere ikigushano. Inama ya kabiri nkugira gukora ni ukubabarira. Ugomba kubabarira mbere y'uko umwaka urangira. Ibi nkunze kubikubwira nkongera nkabisubiramo, nakoze na video yazo kuri byo. Ugomba kubabarira bariya abantu bose bakugiriye nabi. Ugomba kubabarira bariya abantu bose batumye utishima, abantu babaye intandaro y'ibibazo byawe, abantu babaye intandaro y'umubabaro wawe w'agahinda kawe, bariya abantu bose bagutengushye, baguteye umugongo, bariya abantu bose bagutereranye, bariya abantu bose bagusuzuguye, bagutsikamiye, bagutesheje agaciro, bagututse, abantu bose baribo bose mbese wumva wararakariye, ugomba bose kubabarira. Abantu benshi bakunze kugorwa no kubabarira, ariko iyo ubabariye n'ubabariye ku bwabo, ubabariye ku bwawe, kuko iyo utababariye wa muntu wakugiriye nabi uhora umwiziritseho, kuko ahora mu mutima wawe, umuhorana mu mutima wawe warakaye, ufite umujinya, ugahora ufite urwango, umujinya, kuko ugomba kwibohorera umutima wawe, kandi bituma utajya imbere. Ugomba rero kugerageza ukababarira. Yego bakugiriye nabi, yakugiriye nabi yego, ariko byikuremo, ugerageze umubabarire, ugerageze kubabarira kugira ngo ugire umutima wawe, kuko ikintu cyose kinjiye mu buzima bwawe byanze bikunze ukwiye kugifataho nk'isomo. Birashoboka ko Imana yashatse ko uriya muntu asohoka mu buzima bwawe, yashatse gusohora uriya muntu mu buzima bwawe kugira ngo igukubite akanyafu, kugira ngo igufungure amaso. Hari igihe abantu bakugirira nabi bakagutsikamira cyane rwose, bakagutsikamirira hasi cyane, ariko ukageza ubwo wigira kuri bya bindi, bwa bugome bwabo ukabwigiraho, ugatera imbere, ukaba rwose wanabashimira rwose ko bakoze buriya bugome kugira ngo utere imbere. Bikaba byaragufunguye amaso, bikaba ugeze ku rwego rushimishije kubera bwa bugome bwabo gusa. Ukaba ugeze aho bifuza, bavuga bati uriya muntu noneho twamugeraho gute, twakongera gute gusubirana nawe kugira ngo tuvugane nawe. Ugasanga hari umuntu usohoka mu buzima bwawe ukarushaho gutera imbere, ugasanga rwose yaza kubugumamo uba utararenze umutaro. Rimwe na rimwe Imana yinjiza abantu mu buzima bwawe kugira ngo igukubite agashyi, kugira ngo igukubite akanyafu, igukebure. Ugomba rero kureka kwijundika bariya abantu bose cyangwa se kubarakarira, ukareka kubatekereza nabi, ahubwo ukababarira kubera wowe ubwawe, kubabarira ku mutima wawe kugira ngo ubohore umutima wawe, kuko ntukeneye kwihorera mu bundi buryo. Wibuke kwihorera bityaye cyane, kwihorera byiza cyane ari ugutera imbere. Kwihorera bityaye cyane ni ukugira intego, kandi ukayigeraho. Buri wese nawe abandi bakugiriye nabi bagatangira kugutangarira, bagatangira kwifuza cyane rwose ko icyatuma wongera kubana nabo, icyatuma wongera kwinjira mu buzima bwawe, cyatuma wongera kuba mwakongera kuvugana buri gihe ugasanga bagutangariye. Ni ikintu cy'ingenzi cya mbere ugomba gukora, ni ukubabarira abandi. Icya kabiri ni ukwibabarira wowe ubwawe, kuko ntabwo uri intungane, nubwo ubona bakugiriye nabi, ariko nawe hari abo wagiye uhemukira, hari abo wagiye udakorera neza, hari abo wagiye uba intandaro y'akababaro kabo. Ukababarira roho yawe, kuko ufite umubiri, roho n'umwuka wera. Ugomba rero kwibabarira ku makosa yose wagiye ukora. Njyewe njya nicara nkibaza, ni gute namenye uriya muntu, ni gute namenye nka kanaka cyangwa se na nyirakanaka, ni gute natumye binjira mu buzima bwanjye, ni gute nabaye umwana bene kariya kageni. Ibyo byose nibyo ugomba kwibabarira, ibyo byose n'ibindi. Ni gute nakoze ikintu nka kiriya, ibyo byose ugomba kwibabarira. Ugomba kumenya kubyibabarira. Niba warakoze amakosa nk'ariya, washoboye gutuma uriya muntu yinjira mu buzima bwawe, cyangwa se runaka yinjira mu buzima bwanjye, ariya makosa yose nkayibabarira, kugira ngo nkayibabarira nanjye ku bwanjye, kugira ngo umutima wanjye umererwe neza, kugira ngo ntuze
aho kugira ngo ntugakomeze kuremerwa n'icyaha cyangwa se n'ibyaha by'abandi. Ugomba rero kubabarira, ukibabarira nawe ubwawe kugira ngo utekane. Inama ya gatatu mugira gukora mbere ko uyu mwaka urangira ni ugusubira mu buzima bwawe, ukisubiramo. Umwaka ushize nagukoreye videwo, sinzi niba uyibuka, ugomba gusubira inyuma ukayireba cyangwa se ukayireba muri videwo zanjye, aho nabakoreye uruziga rw'ubuzima. Nabakoreye uruziga rw'ubuzima, buri wese ruriya ruziga rwamufasha. Nakweretse uruziga rw'ubuzima bwawe. Ndakugira inama rero gusubira kongera gukora ruriya ruziga. Ubusanzwe ngiye rucamo ibice 7, wewe wenda warucamo ibice 4, ushobora wenda gucamo igice cy'imibanire yawe, ikindi ukakigira wenda umutungo, ikindi wenda ukacyita ubuzima, siporo n'ibindi byose bijyanye nabwo. Ibyo byose ukajya ahantu hatuje, ukicara ukitekerezaho, mbese ukareba, ukasubira mu buzima bwawe, ukabureba, ukamenya, ukibaza ibijyanye n'ubuzima bwawe, ibijyanye n'amafaranga. Ese ku bijyanye n'amafaranga uhagaze ute? Ibisi ibijyanye n'imibanire yawe uhagaze ute? Ku bijyanye n'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe buhagaze gute? Imibereho yawe, ibintu byose bimeze ite? Ukabyibazaho. Wakora iki? Uhakora iki kugira ngo bigende neza? Wakora iki kugira ngo wameriyore cyangwa se kugira ngo ubirusheho kubigira byiza? Ukibaza ibintu byose, ugahindura. Nahindura iki? Nakongera iki? Nahindura iki mu mibanire yanjye n'Imana cyangwa se mu myemerere yanjye? Nakora iki? N'ibindi byose ukwiye kwibaza. Ugafata uyu mwanya ukiyinjiramo, ukisubiramo mu buzima bwawe, ukicukumbura, ukibaza, ukiyemeza ibintu, ugahiga ibindi, ugakosora ibindi. Ntutangire uyu mwaka, ntuzatangire umwaka mushya w'ibihumbi 2024 utarafata uyu mwanya ngo wicare hasi wisubiremo, kugira ngo ugire ibyo uhindura, ugire ibyo wongeramo, ugire ibyo wishimira wagezeho, n'ibyo wikosora utagezeho mu mwaka ushize kandi wagomba kuba warabigezeho. Ibyo byose ubifatire umwanya, wicara utuze, utekanye. Inama ya 4 nkugira gukora ni ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12. Ibi ugomba mbikugira n'inama buri mwaka. Uyu mwaka ugomba kubikora, kuko njyewe buri mwaka aho n'abandi hose mfata uyu mwanya, mfata uwo twaba turi kumwe wese, twaba turi kumwe bose, n'abandi kumwe nande, icyo n'abandimo cyose, ndicara nkafata uriya mwanya. Nicyo nkugiraho inama. Icyo nkugiraho inama gukora ni icyano ku itariki 31. Ngiye buri joro ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mfata urupapuro n'ikaramu, nkandika ibintu byose nshaka gusiga inyuma, nshaka ko bijyana n'uyu mwaka ugiye gushira. Ibyo nshaka ko biva mu buzima bwanjye bikarangirana n'umwaka, bikajyana n'uwo mwaka. Ibintu byose bibi, ibintu byose ntishimiye, imibanire yanjye itaragenze neza, ibibazo, ibintu byose ntashaka kwinjirana mu mwaka mushya, nkabyandika nkabishyira ku rupapuro. Imibanire yanjye itarambereye myiza, ubucuti bwanjye butagenze neza, ibi byose nkabyandika, nshaka ko bisigarana mu mwaka, bisohoka mu buzima bwanjye bigasigarana n'uwo mwaka ushize. Ibyo byose niyo n'abandi kumwe n'abandi, twese twandika ibintu byacu tukabishyira ahantu hamwe, ubundi tugafata ikibiriti cyangwa se burike tukabitwika. Mu mutima wawe uba wumva utwitse ibibi byose, nta kibi cyose kizagaruka muri wowe, wizera neza rwose ko ujyanye mu mwaka utaha ibintu byiza gusa, nta kintu kibi kizongera kugaruka mu mwaka wawe mushya. Ugatangira umwaka mushya uri mushya. Ibi ubirangije ufata urundi rupapuro noneho ukandikaho ibyo wifuza, intego zawe, ibyifuzo byawe, ibyo ushaka kugeraho byose mu mwaka wa 2024. Niba ushaka kuzagura ikintu iki wenda ukabyandika, niba ushaka kuzatembera mu bihugu runaka byose ukabyandika. Ese urashaka kuzatera imbere? Ese urashaka
kuzatembera mu kihe gihugu, ese urashaka kuzajya hehe, ibyo byose ukabyandika. Ese urashaka kuzaransa bizinesi iyi n'iyi, urashaka kuzatangiza bizinesi iyi n'iyi, byose ukabyandika, kuko ubwiza bw'ubuzima bwawe bugendana n'ubwiza bw'ibitekerezo byawe. Gerageza rero ukora uyu mwitozo, urebe ukuntu uzatangira uyu mwaka neza n'imbaraga zihagije. N'ibyo bintu rero, n'ibyo bintu nagiragaho inama yo gukora. Ndizera ko iyi video yagufashije, ndizera ko kandi utibagirwa kuyohereza abandi, wiyohereza mugenzi wawe kugira ngo nawe iyi video imufashe, azatanye umwaka wa 2024 atuje, umwaka mushya nawe mushya. Ni naho rero nshoreje video y'uyu munsi, ngushimira cyane wowe wabonye nanjye muri video, ngushimira kandi nawe utari warakoze subscribe ukaba ugiye kuyikora uyu mwanya, ngushimira cyane, kwibutsa kandi kuri w'ingenzi kuri njye nari mupenzi nk'ibisanzwe. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi.